intego yacu twese hamwe ni ugushyira hamwe no gushyigikirana kugira ngo tubashe kuba twagera ku ntsinzi yacu. Murabizi ko tugomba gufatanyiriza umugozi hamwe kugira ngo ba bandi badukeneye mu bufasha bwacu cyangwa mu byo dushoboye tubashe kuba twabafasha. Murabizi ko harimo bamwe bakoze KYC ariko ndetse bikaba byabananira kubera ko nta bundi bufasha bafite hafi yabo. Ariko ubu nicyo gihe cy'uko bagomba kumenya ko bagomba kwegera abantu bakoze KYC. Bifite amagurupe menshi agiye atandukanye, kereka cyakora habaye utayazi ko amagurupe ahari yanyandikira muri comment nkabasha kuba namurebera link ya gurupe imwe akabasha ko yayijyamo kugira ngo ajye amenya amakuru agiye atandukanye ndetse n'ibya updatinzwe muri payi agenda amenya ibyo ari byo, ndetse atazagira n'umuntu umusikama bitakabaye ngombwa kubera ko atazi iyo biva n'iyo bijya. Ahangaha niho tugenda tumenyera amakuru agiye atandukanye y'iyi payi ndetse n'indi mishinga igiye itandukanye ishyigikiye icyo bita cryptocurrency cyangwa amafaranga y'ikoranabuhanga agendera ku matelefoni. Urumva ntabwo ari ya mafaranga ya fiat money, ahubwo ni amafaranga y'ikoranabuhanga ariko aba atandukanye na digital currency. Murabizi ko twababwiye difference iri hagati ya digital currency and cryptocurrency. Urumva ko rero ni ibintu bigiye bimeze nk'aho byenda gusa ariko nanone bidasa, ko digital currency ni ifaranga rihamye ariko ry'ikoranabuhanga. Cryptocurrency ni ifaranga rishobora kuzamuka umunsi ku munsi cyangwa rikamanuka umunsi ku munsi ariko ry'ikoranabuhanga naryo. Urumva ni amafaranga meza, ni kimwe n'uko ashobora no kuba mabi bitewe n'ukuntu bashobora kuba yenda bagusikama bakaba bayakwiba ariko mu buryo utabitekerezaga, ariko akenshi bikorwa n'uko utabisobanukiwe. Iyo ubisobanukiwe nta manyanga na make ashobora kubamo, ahubwo wowe ni nabwo bubiko buzima waba ufite. Mwebwe rero mubasha kudukurikirana ni iby'agaciro, ni na byiza kuba mubasha guha agaciro ino payi yanyu ndetse yacu. Kuba twaramenye ino mushinga ni iby'agaciro cyane rwose. Sinifuza ko rero ibyo bari kutubwira hari bamwe babica amazi ntibagerageze gukora ibyo bari kudusaba. Bari kudusaba ibintu bidakomeye cyane, bari kudusaba ko twakora KYC yacu kugira tubashe kuba twabona migration, tubashe kuba twakwemererwa gukoresha amafaranga yacu. Wowe rero ubasha kuba warabonye KYC ukaba utarayuzuza neza kuko byaguyobeye, akenshi KYC rero ikintu nabasha kubabwira nyaboneka nisaba kuba uzi Icyongereza gusa, ahubwo isaba ko uba umenyereye kuba wayuzuza kuko bisaba amakode agiye asabwa. Wowe iyo utabashije kuba ubizi rero ugashaka gushyiramo uburyo ubyumva, akenshi biragucanga kandi nanone ugashobora kuba wabyangiza bagushyira muri datative. Urumva ko amahirwe yawe uba uri kuyangiza. Ibyiza rero mu gihe wayibonye gerageza wegere umuntu wayikoze cyangwa wayujuje agerageza kugufasha. Hari abantu mukomeje kumva nk'uko bwa mbere nabivuze bagenda wamusaba serivisi nayo wamusaba ubufasha bakuzurize payi KYC, ugasanga atangiye kuza agusaba amafaranga ngo 100, 150, 1000 bingahe bitanu. Rero sinzi uburyo abantu tuba tubyumva kimwe. Ibyiza kugira ngo umuce amafaranga umubwiye ko utafite umwanya mw'iyo minsi cyangwa wenda muri uwo munsi, ukazamubwira igihe uzaba uri free akazaza kukureba ukabimukorera. Ibintu byaba bigutwaye iki kurenza uko wamuca amafaranga? Kuko rega serivisi uri kumusaba ni byiza, ni nawe uyizi pe, ariko nawe ejo bundi hari indi serivisi uzamusaba kandi nayo azayishaka kuzayikora ku buntu. Sinibaza rero uburyo abantu benshi twajya twumva ko indonke arizo dushyize imbere kurenza uko dushyize ubuvandimwe imbere. Ntabwo byari byiza rero cyane.
ni ibintu tugomba njyewe ubasuhuje kwitondera cyane kandi ndi twashobora kuba Rukundo twabikosora. Emmanuel nijye mukurikirana kuri iyi ikintu channel cyibandeho ni cyane nanjye rwose kandi ubagezaho mubashe kuba mwese mwacyitondera, ibiganiro kuko niba wageneye umunsi umuntu ku munsi. umufasha bumuhe aha narindi rero nari kandi nibereye mu umwuzurize rugo, ibisabwa nta busambo ndi bubayemo, ndetse gutembera, habayemo no ariko kwizerana ni mu muri buryo bwa karitsiye nyabwo. n'ubundi nta kibazo, kwari kugira ngo nira n'abagejejeho ikiganiro kuko hari benshi baba bakeneye kugirwa inama ndetse na benshi bakeneye ubufasha bumwe cyangwa ubundi. Hari ibibazo abantu benshi bagiye bibaza bigiye bitandukanye, ndetse benshi bagomeje kumbaza ngo ariko se nkatwe twamayininze tugakora buri kimwe cyose, ariko tugashobora kuba tutari kumva neza icyongereza cyangwa tudasobanukiwe neza umushinga wa Pi Network, se bizagenda gute kugira tuzabone fiat money cyangwa change za Pi Network zacu cyangwa Pi coin zacu mu mafaranga asanzwe? Mwibuka ko mu bihe byatambutse mbere ku bantu binjiyemo mbere, mwagiye mubona ko hari update bagiye batanga berekana ko muri dashboard zacu harimo mashine bagiye gukora imeze nka ATM, ujyana ikarita, tuzakora ikarita ya Pi Network, ukagenda ukayikozaho ukaba wafata fiat money zawe bitewe na banki iyo ariyo cyangwa bitewe n'igihugu uherereyemo. Urumva rero ni ibintu byiza cyane, ndetse n'ibintu bizaba bije gufasha buri muryango wese, buri munyamuryango wese, ndetse na buri wese wamenye Pi Network. Urumva ko ni amahirwe ye. Hari benshi rero batazi ko ibyo bintu ari iby'agaciro, kandi amahirwe burya aboneka rimwe gusa, ntabwo apfa kuboneka buri gihe. Hari benshi bari barabisuzuguye bazi ko bidafite agaciro, ariko ubu ngubu bamaze gusobanukirwa icyo bigomba. Urumva rero wowe wagerageje kuba wamayininga wigira ikibazo, wowe uburyo buzaba bworoshye bwo kuba wabona amafaranga, buzaba bworoshye pe, wigira ikibazo rwose, ndabikwijeje bizaba bworoshye, kuko batweretse amasisiteme bazagenda babikoramo. Hari uburyo uzasikana kode, hari uburyo uzakoresha iriya karita mu buryo bwa system machine, hari n'uburyo bwo gukoresha ukaba wakoresha password zawe utiriwe usikaninga kode yawe. Byose birashoboka, ngo twagiye tubibona kwishyurana muri Pfest, twagiye tubibona ko nabyo twagiye tubona biriya twari kugira biduhe experience ya iriya Pi coin cyangwa Pi Network, kugira ngo open mainnet nimara kuba buri wese azaba asobanukiwe ibyo agiyemo, kugira ngo hatazagira umwe wese uzajya kugura atazi uburyo akoresha ririya faranga. Ni byiza ari wowe wagerageje kubimenya, gerageza usobanurira abandi kugira ngo babashe kuba babimenya. Nyaboneka hari abasikama benshi bazi agaciro k'aya mafaranga, niyo mpamvu ubona bari kugerageza kugenda bahimba imitwe myinshi ndetse n'amaporogaramu menshi agiye atandukanye, kugira ngo babashe kuba utazi ubwenge bagerageza kumutwara ibye cyangwa bajyaga kumutwara utwe, kandi si byiza cyane rwose. Ariko si ubundi reka tujye twibaza, nk'iyo umuntu ajyaho agapinga akavuga ati ese iyi Pi Network ni scam, mu by'ukuri ubundi uwo muntu mu byo abatekereza utundi ko ikibazo afite cyane, ni ukugira ngo ashuke abandi batazanayijyamo.
ubwo bwari ubunyamaswa. Ahubwo ndifuza ko buri wese yashyigikira undi akabasha kuba yenda twagerageza kuba twabyumva kimwe. Mu by'ukuri rero mba numva buri wese yakagiye agerageza ahubwo kumveka buri umwe kugira ngo ahubwo abashe kuba yamutiza intege aho kugira ngo amuce intege. Ese reka maze mbabazi mu by'ukuri ubaye koko ayo mafaranga uko tubyemere urayariye wenyine, ubuzima bwawe burangiye koko? Cyangwa mu by'ukuri bundi waba uri kwiteza ahubwo ibindi bintu by'ibibazo runaka? Urumva rero mu by'ukuri bundi umutima wundi wa muntu bundi ni uwo gufashanya, ni uw'urukundo. Ngiye nyamabwira ati itegeko Imana yatanze cya Yesu yatanze ni iry'urukundo. Mu by'ukuri ntabwo uzagira urukundo nta gikorwa, ntabwo uzagira urukundo nta mirimo. Imirimo rero nta yindi baba batubwira niyo gukunda mugenzi wawe nk'uko twikunda. Yenda siba kumukunda nk'uko yikunda, ariko basi mu bufasha basi wowe ukenera nawe. Hari benshi babayeho bifuza gutunga ifaranga rya dolari cyangwa yero. Ano mayero agiye asanzwe yaba muri France bakoresha, muri Belgium, ariko ugasanga rero benshi barabyifuza ariko kubibona bikagorana pe, kandi mu buryo bugiye bumeze nk'aho busa nk'ubugoranye cyane rwose cyane. Se wari uzi ko akazi kose waba ukora kose, wari uzi ko ugashobora kwinjiza amafaranga? Nibyo, ariko se wari uzi ko ari ikindi kintu ushobora gukora utanze time yawe ndetse ugatanga ubumenyi bwawe cyangwa umwanya wawe cyangwa amafaranga yawe yenda makeya cyane, twakiza amafaranga burya na megazi ni amafaranga, ukabasha kuba wakinjiza amafaranga menshi. Kubera iki? Ese niba nshobora kuba yenda namenya Inopai network nkabasha kuba nayimayininga, ejo bundi yenda ikaba igiye ku isoko, ese mu by'ukuri ayo mafaranga azaba ari makeya? 314,159 by'amadolari y'Amerika kuri payi imwe. Ayo mafaranga ni menshi cyane, kuko burya abayabona ni bake. Sibya hanze kuba uri hanze ufite imirimo hanze, nawe ubundi mu Rwanda ayo mafaranga kuyatunga kiri kuri umushoramari kandi nabwo mukuru ukomeye nibwo wabasha gutunga ayo madolari cyangwa amafaranga ameze uko. Nongere kwibutsa abantu rero, abantu nyaboneka mu mayininga mugerageze kwibuka igihe cyo kumayininga cyanyu. Isaha yawe bishobotse rwose wajya uyibaho ready kugira ngo ubashe gukora mining kuri payi yawe. Ko cryptocurrency uko ugenda utatayimu yawe cyangwa amasaha yawe ugenda yicuma, ni nako n'amafaranga winjiza kenshi hari igihe ushobora iduka yagabanutse. Kubera iki? Kubera ko burya time nayo irakonta kuri ano mafaranga y'amakrypto cyangwa ya mining. Ariko ni byiza kuko burya uko byagenda kose, njyewe nagerageje kubabwira kenshi ko umuntu uzansaba ubufasha nzabumuha ku buntu. Ntabwo njya mumenya ibintu byo kugurisha gutyo. Burya rega n'ubundi niba turi abakire n'undi tuzaba abakire, niba turi sinzi uburyo nabivugamo, n'umugisha ari uwawe n'ubundi ni uwawe. Abambye yo kubona akantu kose ngo ni amafaranga ntabwo byose byo wabikora nk'ryari. Tumva ni ikibazo. Mwebwe namutanga serivisi nyaboneka mu gitanga. Turi kubura kugera ku ntego yacu kubera ko hari benshi bari kwikunda bakifuza amafaranga cyane kurenza uko bifuza intsinzi y'umushinga wabo. Abantu batigeze bakora KYC ndifuza ko bakora ama KYC yabo nk'uko Payco team yabitubwiye, kugira ngo ejo bundi open mainnet niba bazabashe kuba nabo babona amahirwe kimwe n'abandi bantu bose. Ikindi kintu nabwira abantu, wowe ufite ikibazo muri KYC yawe gerageza nacyo umamagare cyangwa mu kimwe unyandikire muri comment, yakumamagara wapi unyandikire muri comment, none ngerageze gukora ikiganiro kivuga ko ibyo bintu kugira ngo nawe ubashe kuba wasubirizwamo ndetse n'abagenzi bawe babashe kuba basubirizwamo babarishe. Kandi benshi batinya kubaza kandi bafite ikibazo runaka. Ikindi kintu nanone, nubwo umuntu ukeneye kwinjira muri ino programme uzamwinjizemo, kandi n'ubu utabishoboye uzamugerageze ubudepanse ku wundi muntu nawe wamudepansaho nacyo nzamuha link yinjirireho maze abashe kuba yakuzuza programme y'ibisabwa byose. Ikindi kintu mbwira abantu, nyaboneka mwirinde ibintu byo gusikaminga ko bireze cyane. Abasikama babaye benshi cyane, niyo mpamvu
Alayu Construction Limited ni kampani tuzaniye ibintu by'ubwenge, bubaka amazu meza cyane, yaba amazu y'amakadasiteri, yaba ama etaje ku giciro cyiza cyane utasanga ahandi, kandi nanone bagufitiye ibibanza byiza cyane biherereye hano i Murehe. Bagane kwizo nimero ureba hejuru.